waba ukora video za YouTube ushaka ko video zawe ziboneka cyane, uyu munsi tugiye kukwereka uburyo wakora thumbnail nziza ifata amarangamutima y'abantu n'ijisho rireba kuri thumbnail ya video, ubundi akabona gukandaho kandi igakurinda kugira views nkeya. Ku mashusho agaragara kuri thumbnail zitandukanye, thumbnail ni ishusho nto yerekana ko video imeze mbere y'uko uyifunga, niyo ifata abantu ku maso bwa mbere. Iyo thumbnail iyo ari nziza abantu barayikanda bakareba video yawe. Tugiye kureba ibintu bigera kuri 5 uburyo twakora thumbnail. Step ya mbere turaza kuza kubona uburyo wahitamo software cyangwa se application. Uburyo bwa kabiri turaza kubona uburyo wahitamo image cyangwa se amafoto afite quality nziza. Uburyo bwa gatatu uburyo wandikaho amagambo asobanutse. Uburyo bwa kane shyiraho emotion mu maso kuri thumbnail. Icya gatanu irinde ibintu byinshi cyane kuri thumbnail. Wawe ikaze wowe ugeze hano kuri umuyoboro mugari wa YouTube uri mushya. Ahangaha higisha amasomo ajyanye n'uburyo twakoresha ikoranabuhanga rya AI Artificial Intelligence ndetse n'uburyo twabyaza umusaruro telefone, cyane cyane kuri telefone ngendanwa za Android. Ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo wajya ahangaha muri comment ukagishyiramo, ubundi nyuma y'iyi video duhita dusoma ibitekerezo byanyu, ubundi tukabakoraho video tukazibagezaho. Njye mugiye kubana nitwa Emi, channel ye yitwa Emi Tech TV Show. Mbahaye ikaze, reba ko wakanze like ndetse na subscribe, ubundi ino video nigufasha usharinge ku nshuti zawe nazo zigere hano. Step ya mbere ni uburyo turahitamo software cyangwa se application. Ushobora gukoresha porogaramu nyinshi zigiye zitandukanye nka Canva, Photoshop, PixArt kuri telefone. Hari na website zifasha gukora thumbnail ku buntu. Icya kabiri, hitamo ifoto ifite quality nziza. Shaka ifoto ifite resolution y'1280 cyangwa se 720 ya pixel. Irinde amafoto afite cyangwa adatunganyije neza. Iyo thumbnail ibe isobanutse, irakurura abantu. Icya gatatu, andikaho amagambo asobanutse. Andika amagambo make asobanutse kandi agaragara neza ukoresheje inyuguti nini, kandi wihatire gukoresha amabara ahura n'ibirimo muri video. N'urugero ushobora kuvuga ati ko wakora thumbnail ukabyandika mu nyuguti nkuru mu ibara ry'umuhondo cyangwa se mu ibara ry'umuhondo riri kuri background y'ubururu. Icya kane, shyiraho emotion ku maso y'iyo thumbnail. Iyo ushobora gushyiraho ifoto yawe cyangwa umuntu ufite emotion, yaba yatangaye, yishimye cyangwa afite icyerekezo gikomeye. Ibi bifata umuntu kumva ko video irimo ibintu bikomeye. Icya gatanu, irinde ibintu byinshi cyane kuri thumbnail. Ntushyireho amagambo menshi cyangwa ibishushanyo byinshi. Thumbnail nziza iba isukuye kandi yoroshye gusomwa n'umuntu uwo ari we wese. Niba wakunze iyi video kandi like, subscribe ku Emi Tech TV Show, maze ubutaha tuzakwereke uko wakora title zifasha video yawe kugaragara cyane. Kanda subscribe, kwibuta subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye dushyira kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube. Shalom, ndabakunda.